Yes, uru ni Uruyenzi TV ingendo ikera dukunda niba utarakora subscribe uyu ni wo mwanya. Kora hariya muri kariya kabara k'umutuku kanditsemo subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze uze uhita ukibona ko kanya. Uyu munsi rero turi kumwe na Shine Singer ni itsinda riririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Reka nze rero ntangire nakira abana twabatumiriye. Yes, nkuko nabibabwiye rero ni Shine Singer. Uyu munsi nibo twakiriye mbahaye ikaze, reka dutangire tubakira. Haleluya, senyera umugaragu. Ni Josiane Teta. Icyambu, iyambere y'icyambu. Ni Izere Emerante. Narekere. Murakoze, nitwa Patrick. Jesus, you love me too much. Ni Celine from Shine Singers. Barakoze cyane nkuko mwamaze kubibona no kubumva byonyine byatumye umwuka wera amanukira muri nge. Niyo mpamvu mwese mbifurije gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tugiye kugira aha hantu. Nkuko mwabibonye imbere yacu hari piano ndetse na kamera muri kuyibona. Reka dusabe uri ku buhanga bwa tekiniki atuzamurire umuziki, ndetse ndagaruka mu kanya tumaze kumva indirimbo yabo ya mbere ngira ikibazo naba nababaza. Jewe wa kera yarahindutse kubw'amaraso ye narogejwe, uwarurushye yararuhutse, te wari wanduye narakeshejwe, yamagurukije ntebe y'igisuzuguriro, angenera umwanya mu byicaro by'abanyacyubahiro. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, Gorigota niho byasigaye. Mbonye kudahemuka nyuma y'uko mbambiwe ibyari bindemereye, Gorigota niho byasigaye. Imana yacu si Bayali, si Dagoni, ntibeshya. Ingabo zayo ntizitsindwa, ntizineshwa n'inyembaraga. Ndagira ngo mwabumvishe cyane. Reka mpere ku muntu twegeranye hano ku ruhande, atangira tubwire mwatangiye umuziki cyangwa mwatangiye kuririmba ryari, mwahuriye kugira ngo mutangire ibikorwa byanyu byo kuririmba. Ukuntu twahuye ni nka twari tugiye muri competition, hazamo ibitekerezo nyine byo kugira ngo duhuze ushaka uwo mwakorana muri competition kugira ngo mutware igikombe. Duhura gutyo Shine Singers, njye kuri njye numva ari uko twahuye. Urakoze cyane. Reka tubaze uyu uri mu mpande zawe, ese igitekerezo cy'izina ryiza nk'iri kugira ngo mupange kuvuga ati turahuye tugiye guhita dufata n'izina ku buryo mwubaka izina bigeza aha, hari igitekerezo cyo kugira izina ndetse no kubaka izina, ibi byose mwabihuje gute ku buryo mwaba mugeze kuri uru rwego? Okay, murakoze. Cyambere ku izina
twari tumaze gupanga ibyo tuzakora muri iyo competition, tumaze guhura duhita twibaza se tuzakoresha irihe zina ko turi benshi. Havamo umwe muri twebwe nyine buri wese atanga igitekerezo cy'uko abyumva. Umwe nyine avuga ko twahita Shine Singers, tuhita nyine tubyumvikana twumva iryo zina ari ryiza. Naho ibyo guhura twahuje tugiye gukora nk'uko mugenzi wanjye yavuze, nyine tugiye gukora competition tugira ngo wenda tuzahuze turi benshi kandi wenda bizaba ari ibintu ku buryo buri wese twatwara igikombe. Naho ngaho byahereye. Murakoze. Reka nanone tubanze kumve indi ndirimbo yabo cyangwa se indi ndirimbo bagiye kuturirimbira. Nanone ndaza mbaza abandi basigaye ikibazo cy'amatsiko mfite kuri aka kanya. Nawe niba hari ikibazo ufite twabaza aba bantu, ndaza kuguha umwanya uze kubavugisha. So much for me, I cannot tell him more. If I had 1,000 times, it still will be enough. Chukuna wa marele, when you head completely. Chukuna wo bimo, isi kinda low. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Say nara 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 eh, nara kere nara kere mo. Say nara nara eh, nara eh, nara kere nara kere mo. Okay, barakoze cyane. Nkuko nari mbibabwiye, hari ikibazo cy'amatsiko mfite kandi niwe ngiye kukibaza. Ndashaka kubaza, uri umuririmbyi wari usanzwe uririmba uranacuranga. Ndashaka kumenya ese hari amakorari mubarizwamo, wenda mwese ku giti cyanyu cyangwa bamwe, ko ndi kubona uzi gucuranga uzi kuririmba byose, ubifatikanya gute kuririmba no gucuranga? Ya murakoze. Kuririmba no gucuranga ntago ari ibintu byoroshye. Gusa nagira ubuntu nyine impano yo kuririmba inyongera n'indi ku ruhande yo gucuranga. Ntago yaguye ibyo bintu ngo ikwi mu buryo bwo kwifatikanya byombi. Mbo ibijyanye na korali ndirimbamo, ngiye ndirimba muri korali yitwa Moriya ibarizwa kwa ADPR Gihugu. Niyo ndirimbamo. None mwese mwaba muri abaririmbyi cyangwa hari abiyumva mw'impano ariko bakabateba mu makorali? Ya turabaririmbyi twese. Murakoze cyane. Nawe Serine, ni Serine harya niko batubwiye? Ikaze nanone. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Ndumva muri abantu muzi kuririmba, ese murumva mwazagera ku ruhe rwego mu miririmbire yanyu? Ugiyego mumaze kugera ku rwego ruri hejuru cyangwa rushimishije, ariko murashaka kwisumbura, murumva mwazagera ku ruhe rwego? Murakoze. Ikintu cya mbere ni ukwamamaza ubutumwa bw'Imana, niyo ntego yacu. Icya kabiri, wenda aho twifuza kugera, ntekereza ko intambwe ya mbere twayiteye yo guhuza kugira ngo tugire icyo dukora, hanyuma ibindi tuzagenda tubifashwamo n'Imana. Twifuza kugera ku rwego rushimishije, aho twaba n'aba international, ku buryo atari ukwamamaza ubutumwa mu Rwanda gusa, ahubwo byagera no ku rwego rw'isi, ku buryo abantu bose bazamenya Imana biciye muri twebwe. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Nkuko nabibabwiye, abantu nabaririmbyi cyangwa se ni Shine Singer. Ndagira ngo nicyo cyatumye tubatumira, kubera ko baririmba neza, bamamaza ubutumwa bw'Imana neza biciye mu ndirimbo n'amajwi Imana yabihereye. Reka bongere batuzamurira kandi karirimbo byibuze kamwe, dore ko mbabaza buri wese ikibazo kimwe gusa. Wani ngasoza ikiganiro cyanjye.
icyo nzi cyo kwari kugira mu bamenye, ndashaka kubaza ikibazo kimwe nubwo nakibariza muri rusange ariko mwese mukakinsubiza. Reka mwongere mutuzamure indi ndirimbo. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru mumenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya naguhamagara mumenyesha iby'isarura, mubwire iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe, ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro, mwibutsa abasigaye tuzamuke, uzamuke, wa musozi wera, tuzamuke, uzamuke, wa musozi wera, tuzamuke, uzamuke, wa musozi wera. Aya naherutse mumbwira ko mwahuye mugiye gukora cyangwa se mugiye muri competition, mwatashye amaramasa cyangwa mwarayitwaye? Nyine muri hangana gusa, nimba atari nibanga, nimba mwarayitwaye muratubwira, ese mukabahasha cyangwa muri icyo gihembo hari hakubiye mwiki? Hari igihe tujya dusanga mw'impapuro ariko nanone hari n'igihe dusangamo akantu. Ese byagenze gute, mwatwaye icyo gihembo cyangwa mwatashye nyine uko mwaje? Murakoze. Competition ntabwo yari yoroshye kuko yari ibigo bigera muri 17 twese turimo turahanganira igihembo kimwe, kandi byari ibigo bikomeye, ariko ntabwo byari byoroshye kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, nawe yabanye natwe ducyura igikombe. Nayo yari ngombwa wenda kuvuga ibyaye birimo, ariko biba byumvikana ikirimo, iba ari ishimwe ry'ibyo twakoreye. Murakoze. Yes, murakoze cyane, kandi nkomeza kubasabira n'umugisha ku Mana kubera ko hari benshi muri gufasha, nanjye nafashijwe simbabeshye. Ikibazo ngiye kubaza, wenda abantu babakunze nkuko nanjye nabakunze nkabegera, ese nk'umuntu ashaka kugira nk'icyo yabafasha muri rwa rwego kugira ngo muzamuke cyangwa mugere kure, yabasanga kuri platform? Kuri platform ya Facebook twitwa Shine Singers, dufite na YouTube channel yitwa Shine Singers Official, bane watusanga. Nkomeze kubashimira no kubifuriza gukomeza kugubwa neza. Reka nsoze